rangiye kinyoteri muri iyi minsi nari ndi umupasiteri duhunguka njye nko ndabireka nabanguka mende so gakeya nzagira ukuntu nzabigenza ariko Bibiliya ndayumva cyane rwose abami kuva ku murongo abami guturuka kuri 5, 6, 7, 8, 9, 10 aravuga ngo Yesu yari atetse runonko nuko Satani amanuka ku mutumba abarayigonze nuko Yesu asimbukira Satani amukubita umunigo Yohana barahugutse arabakiza afite n'itoroshi nuko Satani arirukanka agwa mu cyobo cyari hafi aho ngaho Yesu amukubita ikinonko n'umutima mwiza yizamukira mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ishimiye Imana. Nuko tugakomeza no ku Ivanjiri rya 10. Biravuga ngo mugujije ishyano mwebwe mwese muza n'uburaya mu isi mugateza Satani igihugu cyose. Nawe udagira ufasha abandi, nawe ufite ibibazo. Amafaranga uzatura niyo azagutunga mu ijuru. Nuko umujura arahaguruka afite ihene ngo yari yayibye ku mukecuru, ariko uwo mukecuru nubwo yari ayifite niba bamuhaye. Icyaje gukurikiraho umujura baramufashe bamuhata igiti bumukeraho. Iryo vanjiri ni rya 10. Amen. Tugiye gukomeza no muri Yohana kuva ku murongo wa 10 kugera kwa 16, turavaho tuva ku murongo w'icya2 kugeza ku murongo w'icya5, hanyuma tuze kuva ku murongo w'icya5 tugere ku murongo w'icya8. Ngo nuko Abisiraheli barakomeza bariruka, barakomeza barirukanka. Uko byaje kugenda baragiye bagera mu nyanja, babona inyanja igiye kubamira. Bamwe basubira inyuma bariruka, abandi bagumamo inyanja irabamira. Ikimara kubamira, ubwo kinyoteri nari ndi hejuru ndimo kubareba, ndavuga ngo ubwo nyine nibamire nakundi, kuko nanjye nari kujyamo inyanja ntacyo nari kuyitwara. Ezekiyeli 6, 7, 8, 9, 10 kugeza ku murongo wa 16 n'uwa 17 na 18 haravuga ngo niba uri umuntu w'umuhungu ukamaze kuryamana n'abakobwa barenze 2, umenye ngo wowe kwa Satani baragufite. Niba uri umuntu w'umugabo ukaba utajyahira urugo rwawe kandi amafaranga uyafite, ahubwo ukaguramo indaya, umenye ngo wowe kwibagiro ryo kwa Satani no hakora nawe bazahita baguheraho. Niba uri umuntu w'umukire ariko akaba ari nta muntu n'umwe utunze cyangwa utagiriye neza, umenye ngo kwa Satani baragufite. Niba abantu baragufashije ariko wowe ukaba ari nta muntu wari wafasha, nawe umenye ngo kwa Satani baragufite. Uzabona ishyano niba utuye kuri iyi si ariko ukaba n'imirongo barayisibye se atwemeke tujya hanze. Ariko aha naho ndi kubona baranditse mu Kinyarwanda kitumvikana neza ukuntu, ko muno muri bantu banditse biriya hari ibintu bagiye bandikamo bitumvikana ukuntu. Ikinyarwanda gikomeye cyane, zishyi nawe kuzagisoma.
yegwe atwikomereze tujye mu nkuru. Kera umupasiteri yari arimo abwiriza mu rusengero, nuko uko yakabwirije abona hinjiye umugabo wifubitse ishura by'umweru ukuntu, arababwira ati narababwiye ngo mwihane muranga, kandi mbabwira ko ndaza nk'igisambo, ubu ndaje ngo mbihanire. Afata inkoni aragenda ahera kuri pasiteri arakubita, ajya mu bakirisitu naho arahondagura. Amaze kubarangiza ahagarara ku muryango arababwira ati n'ejo nzagaruka mbakubita izindi kuko mutamenye ko ndi umusazi. Nuko arasohoka ariruka. Nuko mwese abitabiriye ino misa mwakoze kuza, ngiye kubabwira agakuru kamwe mutahe mwisekera. Abashaka gutura, igihe cy'amatora ntabwo kiragera, ariko ndaza gushyiraho ahantu muzajya muturira. Muzajya muturira kuri nimero ngiye kubabwira ya 078 028 642 nimumara gutura muzabona ivanjiri rya kabiri. Inkuru ya nyuma iravuga ngo nigeze kujya gusengera mu bisilamu, nuko twihaye ibyo guhena ngo dutangiye gusara. Uw'imbere yanjye ahita asurira. Akimara kusurira, uwo musuzi numvisha arimo n'urusenda ukuntu kuko rwangorogoshe mu mazuru. Kuva uwo munsi nahise mvuga ngo sinzasubira mu bisilamu. Ubwo inkuru ikurikiyeho yo gusorezaho, abarokore bari barimo gusenga baririmba ati Yesu uri umukiza nyagasani, Yesu uri umukiza nyagasani. Nuko umwahita avamo aravuga ngo Satani nta kizadutwara. Ubwo umunsi ukurikiyeho bajya gushyingura, hari umuntu imodoka yari yagonze. Uko bakajya gushyingura ya korali yaririmbaga iraza, abariririmba ijya imbere. Bagenda bikoreye umurambo baririmba ngo Satani ntacyo yadutwara, twaramutsinze. Satani ntacyo yadutwara, twaramutsinze. Noneho bageze kumva bari bacukuye bagiye gushyinguramo uwo muntu, bumva ijwi riri guturukamo rivuga ngo umanuka nkumira, umanuka nkumira, umanuka nkumira. Bose bakubita hasi bariruka, nta n'umwe wasigaye aho ngaho. Kumbi hari hibereyemo umusazi ari kubwira ikimwira ngo umanuka nkumira. Uko cyamanukaga kijya mu kanwa akimira akavuga ngo umanuka nkumira, umanuka nkumira. Ngawambwira abo bantu batinyaga Satani bavuga ngo ntacyo yabatwara, bagatinya umusazi uvuga ngo umanuka nkumira, umanuka nkumira. Ubwo rero nahejo muri misa ya kabiri muzagaruka.